Shalom shalom, ndakwakiriye kuri Youth Time Revival. Kaze tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane, ndakwakiriye muri uyu mwanya wacu w'ijambo ry'Imana na gahunda ya nicyo gituma tudacogora. Uyu munsi nifuje kukubwira ko Yesu agikeneye kuba umwami w'ubuzima n'ubugingo bwawe. Ariko by'umwihariko uyu munsi ndashaka kukubwira ahantu uyu mwami aba ari iyo ubuzima bwawe uri mu kaga, iyo uri mu byago, iyo uri mu ntambara, iyo mu buzima bwawe hari imiraba myinshi. Namenye ahantu umwami aba ahagaze, namenye inguni umwami ahagararamo iyo uri mu kaga. Reka turebe ijambo ry'Imana mu butumwa bw'isi bwanditswe na Luka igice cyaho cya 8 n'umurongo wa 23, ariko kaduhere na 22 ngo nuko ku munsi umwe yikirana mu bwato n'abigishwa be arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja, baratsuka. Uyu nguyu ni Yesu wabwiye abigishwa be abaha icyifuzo ngo ndashaka ko twambuka tukajya hakurya y'inyanja. Iki rero ni igitekerezo cya Yesu. Ntago abigishwa bari bamubajije ngo tujye he, oya, yarababwiye ngo tugende, ndumva bashaka ko tujya hakurya y'inyanja. Ibi niwe wabitangiye, niwe wabitangije, niwe wabahaye igitekerezo cyaho bagomba kujya, bacyakirana umutima uciye bugufi kandi ntibakirwanya ngo tujye hakuno cyangwa se tujya ati ubwishaka reka tugende. Ndashaka kukwibutsa ko itangiriro ryawe ni Yesu waritangije. Haleluya. Ubwo yazaga mu buzima bwawe, ikintu gikomeye cyabaye nuko wafunguye umutima wawe ukemera ko mujyana. Hanyuma rero uyu nguyu ni umwami, niyo mpamvu icyo yasabye ubuzima bwawe ukemera kuganduka kugira ngo umubere umugaragu. Yesu yitwararitse urugendo rwawe nawe. Hanyuma rero ngo bakigenda arasinzira. Aka nako turakitondera cyane, ntago ari bo bamusinzirije, nta kintu na kimwe bakoze ngo asinzire, ahubwo ijambo ry'Imana riratwereka ngo bakigenda ngo we yiyumvamo ko agomba gusinzira, arasinzira. Reka turebe rero, mu nyanja hamanuka umuyaga urimo ishuheri, ubwato bwenda kurengerwa n'amazi, bajya mu kaga. Yesu rero kuba asinziriye muri ubu bwato, ngo ikintu cyahise kiba ngo hamanutse ngo umuyaga mwinshi, ngo kandi umuyaga guhura n'amazi hahita haba ishuheri ikomeye cyane, ngo ubwato bwabo bwenda, ntago bwarengewe, ngo bwenda. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo umuyaga umanutse hakaba ishuheri, ngo ubwato bwenda kurengerwa. Imana ishimwe ko butarengewe, ariko byari bikomeye kuko bwendaga kurengerwa, ngo bwenda kurengerwa n'amazi, ngo bajya mu kaga. Uyu munsi nashatse kubwira ahantu Yesu aba ahagaze iyo uri mu kaga, ariko Imana ishimwe ko ubu bwato bari barimo na Yesu yari aburimo. Nubwo yari asinziriye hakaza umuyaga hakaba n'ishuheri, ariko ntago barengewe, ahubwo hari ikintu cyakomeje kugenda kibarinda ngo bakenda kurengerwa ariko ntibarengerwe. Haleluya. Ndashaka kuvuga ko mu buzima bwawe, mu kaga kawe, hari ibintu ureba ukabona byenda kukurenga, byenda kukunesha. Haleluya. Ukabona byenda guhindura isura ngo usebe, ngo mwari, ukabona byageze ahantu noneho ukabona neza ko byarangiye birakurangiranye, ariko nabo ngo ikintu cyababayeho nicyo ngicyo nawe kijya kikubaho. Ngo Yesu we ngo yahisemo gusinzira, ntago ari bo bamusinzirije, kandi niwe watangije umushinga. Aravuga ngo tugende tujye hakurya y'amazi, ntago ari bo bari babivuze. Ndashaka kuvuga ko mu itangiriro ryawe niwe waguhamagaye, nawe uramwemerera, umwemera akagutwara, hanyuma mu gihe hashaka mu nzira rero bari kugenda ngo arasinzira. Nawe hari igihe ajya amera nk'uwasinziriye. Hanyuma ngo ikintu gikomeye cyabayeho, ngo ubwato ngo mu nyanja hazamo umuyaga, ngo umuyaga uje uhuye n'amazi ahita haba ishuheri, ngo ubwato bwenda kurengerwa. Ndashaka kubwira ngo byatumye bajya mu kaga, ariko umurongo ukurikiraho uratwereka ahantu Yesu aba ahagaze iyo uri mu kaga. Ngo baraza baramukangura bati databuja, databuja. Dore intambwe ya mbere bateye, bakanguye Yesu. Haleluya. Bamenye ko ibibazo bafite hari umuntu bakagombye kuba bari kubivuganaho nabyo, ariko uwo muntu arasinziriye. Barangiye baravuga ngo tumukangure. Uyu mugabo turamuzi, tumaranye igihe nawe tugendana, reka tumukangure tumubwire ibibazo dufite. Baza bavuga ati databuja. Iri zina ntago baryita umuntu wese,
uryita umuntu ubereye umugaragu. Yesu ashimwe cyane. Aba ni abagabo bari baremeye ko ababera umwami, ko ababera umutware. Haleluya. Ngo databuja, databuja, turapfuye. Ikibazo bari bafite, babonaga egare gupfa. Nta kindi kintu babonaga, ni uguseba, ni ugupfa, ni ukumwara, imiryango yabo ikabibagirwa. Uzi ko nawe ubuzima ubamo bwa buri munsi muri uru rugendo, hari ahantu ujya ubona wenda kurengerwa, ukabona ikintu cyonyine gisigaye kubaho ukabyibagirwa, ugasigarana kubona ko urupfu rwaje, ugasigarana kubona ko gutsindwa byarangiye, ugasigara kubona ikintu kigiye kukubaho. Ugiye kujya mu murongo w'umutuku, ugiye kujya ku rutonde rw'abantu bananiwe, ugiye kujya ku rutonde rw'abantu bananijwe. Nabo ngo bageze ahantu babona ko nta kindi gikurikiyeho ku buzima bwabo uretse urupfu. Hanyuma ngo akangutse. Haleluya, haleluya. Ndashima Imana ko Yesu ajya asinzira, kandi iyo tumukanguye ajya akanguka. Ngakangutse akora ikintu kimwe, gacyaha umuyaga n'amazi, yihindurije ngo birahosha, habituze. Haleluya. Iyo Yesu akangutse mu buzima bwawe, iyo ukanguye Yesu agakanguka, ikintu cya mbere kibaho, habituze. Ndashaka kukubwira ngo mu kaga no mu muraba urimo, umenye neza ko Yesu ari maso mu bugingo bwawe, mu buzima bwawe. Niba ari maso, egare ituze. Niba atari maso, umukangure kugeza igihe akangukira. Ariko ngarababaza ati, kwizera kwanyu kurihe? Nabo baratinya. Ndashaka kukubwira ngo ahantu Yesu aba ahagaze mu kaga kawe, mu miraba y'ubuzima bwawe, aba ahagaze ahantu hameze nko mu bitotsi, hameze nko gusinzira, ariko aba ari kwitegereza. Yesu ashimwe cyane. Ngo areba ikintu kimwe, areba kwizera kwawe. Ndashaka kukubwira ko nubwo agaragara nk'usinziriye, ariko mu mwuka arakanuye kandi ari kureba kwizera kwawe. Haleluya. Yesu mu bigaragara arasinziriye. N'imiraba n'imiyaga biri guhorera ku buzima bwawe, wowe iyo umurebye ubona asinziriye, ariko arerekana ko ahantu ari gupima ikigero cyo kwizera kwawe. Ngarakanguka arababaza, ubundi kwizera kwanyu kuri hehe? Yo, haleluya. Ndashaka kukubwira ko Yesu, kimwe mu bintu mupfana, kimwe mu bintu ashaka kukubonaho, kimwe mu bintu ahora yubaka mu buzima bwawe, ni ikintu cyitwa kwizera. Ngo yabyutse, ngo amaze kubiturisha, ngo Yesu abaza, ariko ubundi kwizera kwanyu kuri hehe? Ubundi reka muri uyu munsi nanjye nkubaze iki kibazo, kwizera kwawe ubona kuri hehe? Iyo ubyutse mu gitondo ugatekereza ku mpano y'umunsi Imana iguhaye, ukawugendamo, ujya uhagarara, wareba ukuntu uca mu minsi Imana igikugabiza, ukabona ugendana no kwizera. Yesu ajya yemera ko bikinguka, agasa nk'uwasinziriye, akangutse mu buryo butagaragara, ari gupima gusa, ari kureba, agarara mu nguni utamubona, ubona asinziriye, ubona aryamye, ngo ariko aba ahagaze areba ikintu kimwe, ngo areba kwizera kwawe. Ndashaka kukubwira ko humura, ntabwo bizakurengera, ariko biri gupima kwizera kwawe. Yesu arashaka kureba kwizera kwawe. Wumve igisubizo rero. Ngo baratinya, ngo barumirwa, baravugana bati, ntabwo bagiye kumubwira. Ngo bo ubwabo ngo baratinya, ngo ibyo bintu byabateye ubwoba. Ngo bikora inteko n'inama, ngo baraganira, ngo baravugana bati, mbega uyu ni muntu ki, utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira? Reka nkubwire mwene data, aba bagabo bari bafite kwizera gukeya, kugera naho uretse no kumva ko bo babitegeka bikumva, bari bafite n'ikibazo cy'uko batizeraga ko ubwe nawe yanabitegeka bikumva. Dufite abantu bemera ko, bavuga ko bemera Yesu kandi bavuga ko bamukunda, ariko ntago bajya bemera, nta nubwo bajya bizera ubushobozi buba muri Yesu. Aba bahungu bamukanguye bari kumuha raporo gusa ko bapfuye, ntago bamukanguye ngo dukize. Ntaho twabonye bavuga ngo dukize turapfuye, baramubwiye ngo turapfuye. Babimubwiye bamutabaje, akora icyo yagombaga gukora. Ngo baravuga ngo ngo ariko ubundi uyu muntu tubana ni muntu ki? Ngo uyu muntu umuyaga n'amazi nabyo ngo biramwumvira. Ntago bari bamufitiye icyizere cy'uko umuyaga n'amazi nabyo byamwumvira. Ariko Yesu we yari yabajyanye muri iyo nyanja kubigisha iryo somo. Haleluya. Yesu we yari abizi ko nawe batamwizera. Ngo baratinye, ngo baravugana bati, ubundi uyu ni muntu ki?
uzi ko n'umuyaga n'amazi bimwumvira. Bivuze ngo ntabwo bari bizeye ko yabikora. Uzi ko hari igihe uba mu bibazo ukagera ku rwego wizera ko Imana nayo itabishobora, ukayibabarira ukayibwira uti ndakubabariye, ibi bintu birakuruta nawe biragusumba, nta nzira zihari wabikoramo, ariko kuba wayikanguye, kuba bayikanguye gusa yerekanye imbaraga zayo. Ndashaka kuvuga ko hari aho ujya ugera Imana ikazikwereka, ariko ikintu kibabaje Imana ni uko ujya ubyibagirwa ko izifite. Ariko Imana Data ifite imbaraga kandi irashaka kuzikwerekera mu kwizera. Haleluya, haleluya. Irashaka ngo urwego rwa mbere uyigirire icyizere, urwego rwa kabiri ni uko ufata uko kwizera uyifitemo nawe kukagukorera ibyo bintu mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha. Uyu munsi ndashaka kubwira ngo iyo uri mu kaga ukaba mu miraba n'imiyaga y'ubuzima bwawe bwa buri munsi, Yesu aba ahagaze ahantu hamwe, aba ahagaze mu nguni agenzura kwizera kwawe. Imana iguhe kwizera mu izina rya Yesu. Ibibazo uri gucamo, intambara uri gucamo, ndagusengeye ngo Imana iguhe kwizera mu izina rya Yesu. Ntabwo Imana yagutaye, ntabwo Yesu yasinziririye kugira ngo upfire muri uwo muraba n'ikimenyimenyi ngo benda kurengerwa, ntabwo byigeze bibarengera. Niyo mpamvu nawe ucyumva ijambo ry'Imana, niyo mpamvu tukibana muri gahunda ya nicyo gituma tudacogora. Imana iri kuvugana nawe ngo ikeneye kukubonamo impano n'imbuto yo kwizera. Mana Data, nsengeye uyu mutima kugira ngo uwushyiremo impano n'imbuto yo kwizera, maze uyu mutima utangire kuba umutima werekanirwamo ibintu bidasanzwe by'ubumana, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagushimiye, Imana iguha umugisha, ugire umunsi mwiza. Ariko niba tujya tubana mu ijambo ry'Imana tugatangirana tukarangizanya, tuze kuvugira hamwe twese ngo amen. Imana iguhe kwizera mu izina rya Yesu Kristo, amen.